Reka twizere ko bimeze neza kuba wahisemo gukurikira The Table, kuba wahisemo kubana natwe mu buryo butandukanye. Turabakunda. Ubu munsi tugarutse mu ijwi riri hasi cyane kubera ko tugomba kwitonda tugasubiza ibibazo bitandukanye. So ni umunsi twafashe turavuga ngo reka noneho duhereze abakunzi bacu cyangwa se abantu badukurikira ku mbuga nkoranyambaga tubahereze tubasubize ibibazo baba barabajije. So today rero dufite ibibazo bitandukanye twaragiye duhitamo abantu basendenze ibibazo. Thank you very much. Thank you ku buryo nyine mwakoze uko mushoboye kugira ngo twakire ibibazo byanyu. But today rero ntabwo twari kubatenguha, twaragiye dukora video turavuga ati of course turaza tuyisubize. So bagiye bohereza ibibazo biri mu ndimi ebyiri, hari Icyongereza hari Ikinyarwanda. So we try our best nyine kujya tuvanga iki byose. So ntabwo twabizeza ko turubuze kubishira mu Cyongereza gusa cyangwa se mu Kinyarwanda gusa, but turaza kugerageza uko dushoboye. So abantu benshi nyine barabajije koko twakuyemo ibibazo bigera kuri 14 gutyo. Turavuga ati reka tubisubize. So uwa mbere watubajije ikibazo yarabajije ngo The Table ni iki, nihe wakuye igitekerezo cyo gushinga The Table. Mu by'ukuri for me it was hard kubera ko nakundaga ibintu by'itangazamakuru. Ntabwo nabyize ariko narabikundaga. Noneho ngize amahirwe yo kwiga kaminuza, nza kwiga ibintu bya digital marketing. Urumva hazamo ibintu bya content creation, ibintu bya digital engagement, bya social media. So ndavuga ati why not noneho ya passion yanjye cyase cya gitekerezo nagiraga nkagihuza na bya bindi nize, hanyuma noneho nkakora platform. So biza kugira noneho n'ikintu cyo ku impactinga community cyangwa se wenda kugira umumaro kuri community. Ndavuga ati noneho reka nshinge platform yitwa The Table. Hanyuma noneho ije itanga amakuru atandukanye. Igitekerezo cya mbere cyari ukugira ngo noneho dufate content runaka tujye tuzivuga, ziri visual, ziri written, nyine ku buryo nyine buri wese azajya ayungukira muri izo content. Rero ngira icyo gitekerezo ngisangiza abagenzi banjye, inshuti n'abavandimwe, barambwira ati igitekerezo ni cyiza. Bamwe igitekerezo ni cyiza, so but why not noneho ntafatiraho mpite nkora nyine ya The Table. So The Table rero ni The Table twitwa The Table Digital Company. Ni company, ntabwo ari channel. Abantu benshi babambira ati channel iki. So ntabwo ari channel, ni company iri digital cyangwa se iri digital kubera ko akazi kacu kabera digital, kabera kuri platforms, niho kabera. Niyo mpamvu twitwa The Table Digital Company. So ni company rero i-creating content zitandukanye, content nyine zi reflecting kuri community. For example tugira Table Live, nubwo nabonye hari abantu bayibajijeho nabyo turaza kubisubiza, aho tuba tugana n'abantu batandukanye bakagira inama, bakagira uteso. Tugira content yo gutanga amakuru. So nibyo bindi byose niyo mpamvu nyine twavuze ati why not none tutashinga The Table. Ariko ikindi kintu nyirizina cyatumye nshinga The Table, nigeze kwa applyinga ahantu akazi nk'inshuro 3 zikurikiranye. Hanyuma noneho bampereza abantu wenda bakunda kwa applyinga kuri emails, hari ijambo batanga ryitwa unfortunately ngo we regret, we do what. So and then numva ndababaye cyane, email 3 zaziye rimwe. Of course bose bansabye CV, narapplyinze nk'abandi bose, and then mbona unfortunately zikurikiranye. Ndavuga ati why not noneho umuntu na stopping kuvuga ati reka noneho ngendeka kwa applyinga, ahubwo noneho for space runaka y'abantu noneho nabo bazajya baza kwa applyinga. Ndavuga ati okay, reka ndeke kuzajya njya kwa applyinga ahantu ngo nshaka akazi nkabonye sava byaba ari byiza. Of course nta wanga nyine byiza, ariko the time nyine mba ntarakabona, why not noneho ntagenda creating a platform noneho nkazajya ntanga akazi. Kubera ko abenshi bansubizaga bambwira ngo we have many numbers of applicants who are this and this. Bumva nyine bigaragara ko nyine abantu ni benshi nyine bari ku applying akazi. Ndavuga ati reka nkore platform noneho izajya receiving cyangwa se izajya accepting aba designers, aba content creators, aba videographers, aba photographers. So ndavuga ati reka nkore content ku buryo reka nkore company ku buryo izajya yakira abo bantu. So
that's why twatekereje icyo gitekerezo njyewe inshuti zanjye n'abandi bose dufatanya turavuga ati reka dushinge the table. So the table rero ni yanjye, ni yawe, ni y'undi wese wifuza kuba yayijyaho. Ndakeka ari ibyo. Yarabajije aravuga ngo where do you see yourself in 5 years? I think this question is a very, very interesting one because when I design my future, when I try to draw where I'm going in the future, I see myself in, of course, in more than even 5 years. But then doing what? Batekereza ko like nzaba ndi platform cyangwa se ndi content yayindi ifite like abakozi barenze 100 ihereza akazi. Ndakeka ko nzaba ndi platform cyangwa se ndi company yayindi building like ability nyine yo gutanga inspiration, yo kuba umuntu yaza akagiriraho inama. Ndakeka mu myaka 5 ndi wa muntu nyine cyangwa se turi ya company izaba ipromotinga talent, wa muntu ufite talent yaza kuri platform yacu buri wese akamumenya. Mu myaka 5 by'umwihariko ni ya platform itanga akazi, ni ya platform ifite amafaranga, of course, for myself, for others, dukora impact zitandukanye, ni ya platform buri wese ajya hakisanga, ni ya platform nyine buri wese agiriraho inyungu. So byukuri mu myaka 5 mu buryo bwa numbers mba numva wenda mu myaka 5 nzaba ndi wa muntu, of course, ufite like 1 million followers in the grace of God, 1 million subscribers. Now, okay, I know ngira 1 million, I can say that my company is somehow stepping, is becoming successful. So that is me in 5 years, and I hope and I wish, I pray ko bizagenda neza. Yeah. Yabaje aravuga ngo what inspired you to start the table? The table rero ikintu nkuko nabivuze tubanza mu kibazo cya mbere bijyaho gusa, the table ikintu cya inspirinze cya mbere, of course, cya kintu nababwiye cyo kuvuga ngo kuba nta hantu nakura akazi. Of course, najya kwa applying ahantu bakanga kumpa akazi, nagira ute bakanga kumpa akazi, nahurira n'umuntu bakanga kumpa akazi, atari uko wenda mbuze ubushobozi cyangwa se atari uko nabo banze gutanga akazi, ahubwo turi many people turi kwa applying kandi bose bagomba kubona akazi. So I thought ko then why not I can create the platform receiving those people, aba designers bakaza, aba creators bakaza, abaki bose abantu benshi nyine bakaza tugakora iyo platform itanga akazi ku ba creators, ku ba designers, ku ba photographers, ku ba videographers, nyine ku bantu bose nyine bisanga muri platform yacu. So nicyo cya mbere cyanyinspiring. Ikindi nyine nkuko nabwiye, yes, nakundaga ibintu by'itangazamakuru, ibintu bya public speaking, nabikundaga cyane muri class from primary to secondary. Ngeze muri university nababwiye nakurikiye ibintu bya digital marketing, ibintu bya business world. So ndavuga ati why not ibyo bintu noneho tubihuje, ibyo bintu nabifashe ndabihuza, ndavuga ati reka nkore at the table. That's why rero nahisemo at the table, nacyo cyanyinspirinze by'umwihariko. Yambajije ngo ni hehe kure wumva ushaka kugeza the table? Kure numva nshaka kugeza the table nuko naba ndi like among the best digital companies in the world, among the best news platform, among the best digital platform nyine kwisi, ku buryo nyine ariya platform ibihagaze neza, ibifite numbers of subscribers, numbers of followers, not money but then the followers nyine, ku buryo ariya company izaba nyine buri wese yisangaho ku rwego rw'isi, apana ku rwego rwa Africa, ku rwego rw'u Rwanda, ku rwego by worldwide, ari platform iri strong, very strong. Yeah. How do you, okay, nuvuga ngo yabajije ko nimba wenda nkora content zitandukanye, of course tugira the table live, tugira table update, ni gute noneho managing those challenges, ni gute how do I manage those challenges while providing the content cyangwa se the news for different audiences. Yeah, I think kwariko yashatse kubaza how do you address the challenges of creating content for diverse audience. Yes, thank you very much. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere iyo ngiye creating content ndabanza nkareba ngo ese iyi content hari umuntu ibangamira mu buzima bwe,
ese noneho nimba imubangamira njye noneho hari n'inyungu mbifitemo so namara kuvuga ngo ntabwo imubangamira nkavuga ati noneho imumara iki, nimba nta kintu ikubangamiyeho ikumariye iki. Iyo mbonye hari kirimo kikubangamiyeho of course I escape, of course ntabwo najya gufata content ibabaza umuntu igira ute, nta nubwo najya gufata content idafite ikimarira umuntu. Ndagenda havuga ngo reka nkore table live kugira ngo wa muntu naza hano agasharinga stories, agatanga inspiration, motivation, hari abantu bari mu byungukiremo. Tuvuga kuri social issues, depression, war and war, so ibyo byose turavuga ngo reka tubikore. So I manage myself, okay, of course I meet the challenges kubera ko hari abantu benshi baba batandukanye dusavinga duhereza izo content, hari abantu batabyakira neza, hari umuntu ubwira ati can you see this platform, cyangwa se ukabona akwandikiye content iri destructive akakubwira ngo ntabwo nakunze ibintu. Yes, kuri njye birambabaza, ariko still bikana buildinga nyine my future, kubera ko ndavuga ati okay, reka ndebe ko noneho nakora kuri ya comment yatanze. Gusa still hari n'abandi bazavuga ngo warayobye byagenze gutya na gutya, so those are things that trying. Ariko ikintu cya mbere kimanaginga nuko mba nzi neza ko hari umuntu ndi gusavinga. Of course most of them biba biri positive kuri bo, and then nkaba mfite future dream nicyo kintu cya mbere kimfasha. Mvuga ngo wenda mu kwezi nzagira ahantu runaka, wenda mu mwaka nzagira ahantu runaka, mu myaka 10 se nzagira ahantu runaka. Ibyo bikamfasha kugira ngo ngere kugira ngo challenges nzigabanye. Yes, yabaje ngo iyo wacitse intege ni iki kigusubizamo imbaraga, cyangwa se iyo platform yacitse intege ni iki kikugarura. Of course me and my team turi abantu bakora cyane, of course from me, kubera ko ninjye akenshi ibikorwa byinshi bikora apart from my cameraman. So turi abantu nyine baba pushing. Of course tuvuga ngo urabona iyo utangira bikeneye ngo buri muntu wese umwigaragazeho nyine ko hari icyo ushoboye, umwigaragazeho ko bimeze gutya na gutya, ufite aba followers 1000, ufite aba followers 100 ngahe. So biba bisaba kugira ngo nyine ukore cyane kugira ngo bigende neza. But then hari igihe twicara hariya tugacinga, hari igihe ukora ikiganiro nka gutya ukakidretinga utabishaka, cyangwa se ugasanga cyavuyeho, cyangwa usanga amajwi ntayo. So ibyo ni ibintu byinshi nyine bidusuzama intege. But then turi reflecting tukavuga ngo dufite dream, dufite goals, dufite our future, reka noneho twachivinge nyine our goals. Ibyo bintu bidusunikamo nyine bikadusubiza intege, tugakomeza gukora. Nicyo kintu cy'ingenzi nyine kidusubizamo intege. So by'umwihariko kuri njyewe rero ndi umuntu nyine of course ncika intege rimwe na rimwe, but then uyu munsi nshobora gucika intege, ariko tomorrow mba nzi neza ko nshobora guhaguruka nka-rising. I believe in that, kandi iyo bigenze gutyo nsenga Imana. I'm a Christian, ndagenda nkajya ahantu nkiherera nkavuga ati man byagenze gutya na gutya, can you please nyine birashoboka ko wamfasha. Imana nyine nayo mu buryo bwayo ikankorera neza, ikamfasha. So ndakeka iyo nacitse intege ni gutyo mbigenza, nta kundi. Are there any challenge that you are facing day to day? Yes, of course. A challenge ya mbere ni uko dukeneye audience, dukeneye abantu batandukanye kugira ngo baze badufashe, dukeneye team, ariko byose icya mbere ni fund, cyase ni financial stability. Dukeneye amafaranga, dukeneye kugira ngo twubake nyine platform, dukeneye bundles, dukeneye ibikoresho bifatika, tukaba dufite za microphone nyinshi, tukaba dufite za cameras, tukaba dufite everything nyine, tukaba dufite aho dukorera nyine heza hameze neza, tukaba dufite uburyo nyine wenda n'umuguest nimba yaje kuganiriza abantu hari uburyo of course aba yataye umwanya we yagize uti, ariko nyine hari n'icyo nawe yakuramo. So ibyo byose nyine ni bimwe muri challenge turi gufacinga day to day, ariko step by step, kuko I believe ko tomorrow biba bizagenda neza, and then I pray. So nizo challenge kuba yes twagira audience nini cyane. Urumva nimba wenda kuri Instagram dufite abantu bari gusatira bigera kuri 6, tukaba dufite TikTok abantu bari gusatira 12,000, tukaba dufite kuri YouTube abantu bari gusatira 1000, tukaba dufite kuri Thread abantu bari gusatira 500. So Facebook, urumva rero abo bose nyine turashaka kubuildinga step by step, tugakora cyane kugira ngo tugere kuri bya bintu. Nizo challenge nyine zina financial audience nyine,
tuba dushaka cyangwa se kuba ukiza uri mushyashya biragorana cyane, but then we hope and we believe ko bizagenda neza. Yabaje ngo what is your final destination at the table? So my final destination is to become among the biggest digital platforms in the world. Ningera aho ngaho nkajya mbona like nkuko mba like Amazon, nkuko mba like McDonald's, nyine ni companies zikomeye, so nkajya numva umuntu aravuze ngo the table. So icyo gihe nzaba mvuga ati uko biri kose hari akamaro nyine mfitiye umuntu. So icyo gihe nimagera hari abo nzaba of course narahinduriye ubuzima, hari abo bazaba baraduhinduriye ubuzima nka the table. So ibyo bintu byose nimagera nzavuga ati my final destination. So ntago navuga ngo final ni ngiyi, ariko still bumva nitugera kuri iyo level ndakeka bizaba biri byiza, bizaba ariyo destination yacu. Yabaje ngo na amafaranga ngahe bishoboka ko wagurisha the table. Kino kibazo kiri tricky. I can't say cause ntago nigeze mbyudinga the table mvuga ngo nzayigurisha. Yes, hari ama company menshi umuntu ashobora kubyudinga bikanga agahita yigurisha, but for me ntago nshobora kugurisha the table. At least numvishe naniwe nayihereza umuntu akayimanaginga, cyangwa se wenda akayibera CEO. I'm the CEO but still the founder, so nzakomeza ndi founder even though I can die, nzakomeza ndi founder, but then ntabwo bivuze ko CEO ataza bigende gutya na gutya. So the table rero navuga ngo ni y'abaturage, ni ya community, so ntago ari yanjye, ntago nayigurisha. Keretse muje mwese mukambwira ngo please dushaka kuyigurisha, icyo gihe nyine nayibaha mukayigurisha, none se nakora iki? So but then ntago mbiteganya, nta n'amafaranga runaka nagurisha, cyane ko nta n'agaciro kadange ifite ku buryo bayigura. Nta gaciro kadange, so nta mafaranga runaka nagura the table. Yambajije ngo uba wumva ari amafaranga ngaha akenewe kugira ngo ugere aho wifuza ko the table igera? Ni menshi for we, ni menshi kubera ko nkubwiye inzozi zanjye za the table yaba ari amafaranga menshi. Sinkeka ko navuga ngo million cya billion, ni menshi gusa muri numbers it's about like miliyoni 100 z'amadolari. Reka mpe kuvuga gutyo, but ni menshi for we. Let me be real, ni menshi kubera ko umbwiye ngo nifuza amafaranga ngahe nahita ngusaba ayo kubaka ibindi bifasha the table abiki, but then menshi, but step by step ayawe yazanye twayashyiramo muri case tukayakora. Dufite financial cases, dufite nyine administration, dufite everything. So ni company nyine, ni company nkuko wumva izindi company, nkuko wumva ngo this one, nkuko wumva ngo company imeze gutya no gutya. So dukeneye amafaranga, dukeneye buri kimwe, and then tugatera imbere. Yabaje ngo what is your best content among the content that you create? Yes. The content among the content that I create, the best one. Yes, ntago ndivuye nk'abandi bavuga ngo nimba ngo narakoze indirimbo ngo ingingo zose ndazikunda. Yes, of course nanjye ndazikunda content kubera ko banazishizemo ingufu, ntago nazanga. But then nkunda table live kubera iki? Table live niyo bigaragara ko igira engagement cyane, ubona ko n'abantu bakunda. Ni imwe muri content tubona zigira 1k views, izo content tubona zigira like 100 comments, zigira like 200 likes. So, urumva ni content nyine nkunda cyane ko tuba dusabana n'abantu bakaza bakaganiriza abandi. Ni content, ni imwe muri content is building a connection with others. Niyo content nkunda, gusa n'izindi of course ndazikunda, ariko iyo bigeze kuri table live I surrender. Yabaje ngo how many employees do you have? Currently dufite team y'abantu bagera kuri bane, bose bari active of course, they play role, but then bose barakora. Hari ntago wenda dufite ubushobozi bwo kubahemba, niba babone nyine baza bagashiraho ingufu, but then turi guplaninga ko mu minsi iri imbere tuzahayarenga n'abandi bakaza muri team bikagenda neza. Is your role model in content creation? My role model rero my role model muri content creation yitwa Nazaya. Ni umugabo ufite w'umwarabu ufite content yitwa
Nasdaily so akora content za daily activities, asura abantu batandukanye, asura places, akagira akarecognizinga different things, agasura abantu bakoze ibintu byinshi bitandukanye. So n'umuntu nkunda kubera ko nkunda uburyo akora, n'umukozi cyane, arakora cyane, afite platform ikomeye cyane, afite company ikomeye cyane. So niwe my role model, of course I'm also my own role model. So niwe my role model mu ba creators, but then hari abandi ba role model mu bindi bitandukanye. So Nasaya cyangwa se Nasdaily niwe role model wanjye. Nabaje ngo ni ikihe cyifuzo biramutse ko ugira abagukurikira wabahereza cy'ingenzi? Icyifuzo cya mbere ni ukumenyekanisha platform ndetse no kuyikunda. Of course turimo kureba nyine platform, but then birashoboka ko wenda utari wayisobanukirwa, so yikunde uyisangize n'abandi. Kandi ubundi buryo, ufite uburyo muri financially wadusupportinga, ufite uburyo bw'inama wadusupportinga. So we are here twitwa The Table hasi, ushaka number wazibona hasi nazo. So anyhow wasendinga message. Kandi ikindi hari abantu dusharinga link bakabyakira nabi, so ntago bari kubanga cyangwa iki abari kugira nyine iyo platform wowe ushobora kutayikunda, but then mugenzi wawe yayikunda. So that's why. So it was this, byari bimwe mu bibazo nyine mwabajije, wenda icyo tutasubije I think nacyo wenda ko tuzagisubiza. Wakomeza kohereza ibibazo tuzaba tugenda tubisubiza. Then but hari icyo tutasubije. Yavuze ngo dufite content zingahe? Yes, currently dufite content ebyiri ziri big, hanyuma muri izi ebyiri zikaba zirimo part cyangwa se parts ziba zizigize. Let me tell you that tuba dufite content yo kuwa gatanu Friday tuba turaploadinga, bishobora kurenga wenda bikaba Saturday bitewe na circumstances tuba twahuye nazo, but then kuwa gatanu tuba tugomba uploading yitwa Table Live. Table Live ni yandi tugira mu mutumirwa. Table Live ni ivamo table ideas, nivamo table stories. Urumva ni content irimo du content twinshi. Yes, kubera ko umuntu abatera stories, atanga ibitekerezo. Hanyuma kuwa mbere tukaploadinga iyitwa table update. Table update nayo igira table music, ikagira table movies, ikagira table news, ikagira yes table news, ikagira table sports. So nyirizina nyine nizo ngizo dufite ebyiri, but then we are planning to building a match. Ibyo twababwiye nyine tubonye ubushobozi twagira content nyinshi ku buryo nyine muzajya mwicara aho ngaho mukaryoherwa. So that was it, and we thank you very much ku bantu bakoze subscribe. Nyamuneka mukore subscribe, and then dukomeze shining together. We can shine. It's the table, a time for change.